nshuti bakunzi b'Umukiza Gospel, nongeye kubasuhuza. Ngewe muvugana ndi Habinshuti Jean Claude. Ese amakuru yanyu? Kristo Yesu ashimwe cyane. Rero tugiye kuganira n'abakunzi bacu badukurikiye ku burere bw'umwana. Ese umwana wamurera ute agakura agororotse, ari umwana wishimira, ushimisha Imana, agashimisha igihugu ndetse n'abantu bose muri rusange? Rero icyo nicyo tugiye kuganiraho. Rero buriya abanyarwanda baravuze ngo ukwibyara gutera ababyeyi neza. Ngira ngo icyo ni igisigo ari cyumwe mu banyarwanda, ngo ukwibyara gutera ababyeyi neza. Iyo ubonye umwana waramureze agakura, akigirira akamaro, akakugirira ndetse akakagirira n'igihugu, wumva biguteye ishema, ukavuga uti burya ukwibyara gutera ababyeyi neza. Cyangwa ukanavuga uti naribyaye. Ariko buriya reka nkubwire, ibyo byose buriya byose bituruka ku burere uba waramuhaye, ariko uburere budafite Imana, ubwo burere buba buri inyuma ya zeru. Reka rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani, ibice byaho 17. Turasoma ku murongo waho wa 25. Haranditse ngo umwana upfapfana atera se agahinda, kandi akabera nyina ikirumbo. Nkuko twabivuzeho, iki gitabo cy'Imigani ni igitabo cy'ubwenge, ni igitabo cy'ubuhanga, kirimo ubuhanga buhanitse. Ndetse abahanga bamwe bavuga yuko cyaba kirimo imigani irenga 3,000. Ariko kuba wayishaka ngo uyivumbure utari umuhanga ni ibintu bigoranye cyane. Rero Imana ishimwe. Muri aka kanya rero dushimye Imana yuko twongeye gusoma aya magambo Imana yandikishije mu gitabo cy'Imigani, avuga ngo umwana upfapfana atera se agahinda. Umwana buriya rero reka nkubwire, iyo ufite abana beza ukaba warabareze neza, ndetse abana bakaba batinya ikibi, ibyo bintu ni ibintu ukwiriye gushimira Imana. Imana iguha umugisha. Rero buriya abana cyangwa se umwana iyo avutse, abahanga bavuga yuko buriya umwana avuka nta kintu afite namba mu bwonko. Cyangwa se hari umupsikologe umwe wabivuze ngo umwana avuka ari tabula rasa, ngo nta kintu kiba kiri mu mutwe, ahubwo ibyo agenda akura muri environoma nibyo bimuhindura uwo ari we. Imana ibaha umugisha. Ni ukuvuga ngo umwana araza ku isi, nta bintu byo ku isi aba asobanukiwe, ariko yagera aho avukiye niho atangira kugenda yakirira ubumenyi butandukanye. Buriya rero umwana buriya napfa, abanyarwanda baravuga ngo umwana apfa mu iterura. Ni ukuvuga ngo uburere uhaye umwana, umurongo uhaye umwana niwo akuriramo. Niba umuhaye uburere bwiza, azakura ari umwana ugororotse, ari umwana wubaha ababyeyi, ari umwana wubaha abandi, ari umwana w'intangarugero. Noneho iyo umuhaye uburere bubi ntumwiteho, niho hahandi umwana azakura ari imbobo, azakura nta kinyabupfura afite, atubaha abandi, ari ikihebe. Ariko haleluya, nicyo gituma twebwe dukwiye guha abana bacu umurongo mwiza bakazawukuriramo. Uwo murongo mwiza rero niwo dushaka kugira ngo haleluya twige muri uyu mwanya. Nkuko dusomye iri jambo Uwiteka yandikishije, haleluya, iri jambo ry'ubwenge rivuga ngo umwana upfapfana atera se agahinda. Rero iri pfapfana ry'umwana
akenshi ritangirira aho avuka, muri famiye ye cyangwa muri famire abavuga icyongereza. Ahangaha niho umwana atangira gupfira. Umwana aba akeneye ko ababyeyi be bamuba hafi, ariko iyo abuze rero bwa burere bw'ababyeyi, ko bababyeyi bamuba hafi ngo bamukosore, bamwigisha inzira akwiye kunyuramo, icyo gihe umwana arapfapfana. Haleluya. Ijambo ry'Imana rivuga ngo igisha umwana inzira akwiye kunyuramo akiri muto, azayikuriramo. Nuko rero niba umwana waramutoje, yaravutse umutoza yuko gukora icyaha ari bibi, ukamutoza yuko akwiriye kubaha Imana mu buzima bwe, uwo mwana azabikuriramo, azakura atinya icyaha, azakura yubaha bene se, azakura ari umwana ugororotse. Ariko niba uterera iyo ngiyo ukavuga uti ngewe nzahaha umwana arye, ibindi ntago bindeba, ibyo ngibyo bizatuma abana bawe baba ibirumbo. Rero noneho nibakura babana bazajya bavuga ngo dore umwana wa kanaka, nawe nubona imico ye mibi wumva biguteye ipfunwe kubura umwana wa kanaka. Imana idufashe cyane ngo umwana upfapfana atera se agahinda. Bizagutera agahinda kubona abana bawe barabaye imbobo, bizagutera agahinda kubona abana bawe barabaye abantu batagira ikinyabupfura, cyangwa se barabaye abantu badashobora kuba bakugirira akamaro, cyangwa se ngo bakagirire n'igihugu cyababyaye. Nuko rero none ahangaha wigisha umwana wawe icyiza. Haleluya. Ibi rero ni ibyo mu buzima busanzwe, ariko no mu buzima bw'umwuka niko bimeze. Umwana upfapfana atera se agahinda. Reka mbabwire, Uwiteka Imana niwe data wa twese. Haleluya. Twebwe turi abana be, abo yahamagaye ndetse akababyara mu bise by'amaraso y'umwana we ari we Kristo. Twese turi abana be, ariko haleluya, Kristo yatwigishije ikinyabupfura. Buriya rero reka nkubwire, hari igihe ubyara abana ukabigisha ikinyabupfura, ukabahahira, ukabaha buri kintu cyose, ariko umwana bikarengaho akakunanira. Buriya rero iyo akunaniye nta utagize birushaho kugutera agahinda cyane, kuko umwana yahindutse ikirumbo kandi ntacyo utamuhaye. Nuko rero ijambo ry'Imana ratubwiye ngo umwana upfapfana atera se agahinda. Bene data, reka mbabwire, Uwiteka afite agahinda gakomeye kubera gupfapfana kw'abana be. Nta kintu Uwiteka atakoze ngo atwigishe umwana we Yesu Kristo kugira ngo tumwizere hanyuma tubone agakiza. Ndetse bamwe muri twebwe turahinduka, twizera umwami Yesu, ariko tubonye atinze bamwe muri twebwe batangira kurambika ibitabo hasi, abandi batangira kurambika agakiza hasi, ndetse abandi batangira kwitwara nabi ku buryo nta muntu n'umwe wanamenya yuko bigeze bamenya umwami Yesu. Abo bantu rero, abo bana barapfapfanye. Rero Uwiteka afite agahinda kuko nta kintu na kimwe atakoze akorera abo bana, ariko uyu munsi wa none abo bana bakaba baramuvuyeho, bakaba barapfapfanye, bakaba batanakifuza Uwiteka ari we se wababyaye. Ntago bakifuza, nta n'akamaro bamufitiye, nta kinyabupfura, nta kumwubaha, ahubwo bahora bagenda bamusebya, bamukoza isoni. Rero Uwiteka afite agahinda kubera ko abantu bahindutse ibirumbo. Rero reka nkubwire, uyu munsi wa none Uwiteka aracyagufitiye imbabazi, arashaka kugira ngo wongere ugaruke mu rugo. Haleluya. Buriya twagereranya abo bana n'umwana w'ikirara watagaguje umunani we, akagenda akawusesagura, akajya mu ndaya, agakora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka muri uwo munani, ariko ngo ibintu byose bimushiranye biramuyobera. Nuko aravuga ati, ko hano ndimo ndatesekara, nkaba ndimo ndarya iby'ingurube zashigaje, nabyo ntari kubibona, ahari
wahindukira ngasanga data ntiyambabarira akangirira impuhwe. Nuko rero mwene data, reka nkubwire, uyu mwana w'ikirara yaje kugaruka kwa se. Ahageze ise aramwishimira cyane, ngo abagisha ikimasa cy'umushishe, ngo hakorwa ibirori byo kwishimira ko umwana we agarutse. Nguko uko haleluya mu ijuru haba ibirori iyo umunyabyaha umwe yihanye akagarukira Uwiteka. None rero mwene data, wowe wapfapfanye ukava ku Mana, ukagwa rwose ndetse ukumva utifuza Imana, uyu munsi wa none Uwiteka aracyagufitiye impuhwe. Haleluya! Imana yacu Uwiteka, haleluya, Uwiteka niwe wabwiye Mose ngo uzababwire ko nitwa ndiho. Haleluya! Uwo niwe nkubwira, uyu munsi wa none agufitiye impuhwe, arashaka yuko wongera ukamugarukira hanyuma akakwakira mu ntama ze. Nuko rero naho ibyaha byawe byatukura tukutuku, arabihindura umweru nk'ubwoya bw'intama. Haleluya! Naho ibyaha byawe byatukura tukutuku, arabihindura umweru nka shiregi. Imana iguha umugisha. Nuwemera ukumvira uzarya ibyiza byo mu gihugu. Rero mwene data, wowe wapfapfanye, haleluya, ndavugana nawe uyu munsi. Ijambo ry'Imana ravugana nawe uyu munsi, haleluya, ngo uve mu byo wibwira wongere ugarukire Uwiteka ari we data wa twese, yongera gushyire mu bana be. Imana iguha umugisha. Ese warapfapfanye? Ese wabereye Uwiteka ikirumbo? Yewe mwene data, uyu munsi wa none niba wumva warabereye Uwiteka ikirumbo, ndetse aho gushaka si wagusanga, kandi ahubwo wavuye mu ngeso nziza yari yarakwigishije, ubu ngubu usigaye gukora ibibi, uyu munsi wa none, haleluya, zamura ikiganza dufatanye gusenga. Ariko utarazamura ikiganza, ntiwibagirwe gukora subscribe iyi video, ukande kuri subscribe, ndetse n'ibinaba ngombwa uyisangize n'abandi. Imana ikumpera umugisha. Rero mwene data, ese urashaka kugarukira umwami Yesu? Zamura ikiganza dufatanye gusenga. Uwiteka Mana ishobora byose, uruwera kandi uratunganye, ndagushimiye mwami wanjye yuko ari wowe watubyaye, nyamara ntacyo utakoze kugira ngo uduhe ibikwiye byose bishobora gukuza umwana akagira ikinyabupfura ndetse akaba umwana wishimira. Ariko hariho gupfapfana kwinshi muri iki gihe. None nyakubahwa Imana, utubabarire kuko agahinda twagiye tuguteza, utubabarire. None nyakubahwa Imana, uyu muntu wari warapfapfanye akakuvaho, none uyu mwanya akaba yemeye kugira ngo yongere kugarukire. Uwiteka Mana, ongera umwakire, kuko uri Imana itanga amahirwe ya kabiri. Ongera umuha amahirwe, umwejesha amaraso y'umwana wawe Yesu, kandi umukura mu gitabo cy'abarimbuka, umwandike mu gitabo cy'ubugingo. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana iguhe umugisha.